aravuga ngo nta kindi bene data turi muri urugendo, ntimuheranwe n'amateka ngo mwibagirwe yuko hari n'ibindi bikomeye Imana yadukoreye. Ahita bandikira urwandiko, nta mpamvu yo gukuka umutima, yatuvuzeho idufiteho umugambi nk'abanyarwanda izakomeza kuturengera. Idufiteho umugambi izagomeza kutubundikiza amababa yayo. Mbazaniye ku Muremyi TV, amaboko y'Imana arakomeye. Ntimutinye, ntimugire ubwoba, ntimukurwe umutima n'umwami wa Ashuri. Yabarokoye urupfu rukomeye, n'ubundi iracyabarokora. Yabatabaye ahashize, n'ubundi iracyafite imbaraga zo kubatabara. Hubwire ko ibigukanuriye n'ibigushinyikiye n'ibiguteye ubwoba ntibiruta imbaraga z'Imana. Dawidi rero ngo amaze kwihuza n'ibyo yumva agize imbaraga. Ni wihuza n'iki Imana yavuze uragira imbaraga ku buryo ubona nta gupfa guhari, ubona gukira. Nubwo ubona unaniwe n'amakuba umaranye igihe, nubwo unaniwe n'ibibazo by'urudaca, ariko humura, Uwiteka arimo arategura umukobwa wa Farawo, arimo arategura igisubizo cyo kugutabara, arimo ategura ubuzima bwiza kuri wowe. Ngo Imana ihita imanuka ijya muri wa muriro. Reka nkubwire ko Imana imanukiye kujya guhagarara ku kibazo cyawe wari ufite. Reka nkubwire ko muri aya masaha Imana imanukiye kubera ko udakuye gukurwa umutima n'uyu mwami wa Ashuri, imanukiye kwicara mu kibazo cyawe wari ufite. Ntabwo azatumuheranwa nabwo. Nubwo ubona Uwiteka yasibiye mu rugo rwawe, humura hari igihe ruzagera rukubakika. Nubwo ubona Uwiteka yasibiye muri business zawe ukabucuruza ugahomba, humura hari igihe nawe uzacuruza bikemera. Reka tubasuhuze mwebwe mwese mudukurikira kandi mukurikira Umuremyi TV. Turabashimiye kandi turabakunda cyane mwebwe mwakanze subscribe, mugakanda like, comment, mudukunda. Imana nibaha umugisha cyane mwebwe mutuye mu Rwanda, mutuye muri diaspora hanze muri Amerika, Burayi, hariya no muri Canada. Imana nibaha umugisha. Namwe mutuye mu Bushinwa, Imana nibaha umugisha kandi barinde n'abarwayi, Imana ibakize bari kwa muganga. Imana rero niyo yo kwizerwa kandi Imana niyo iturinda, dore ko turi mu bihe bikomeye cyane. Namwe murabizi amateka twagize mu Rwanda. Ngaho ni mwihangane rero. Uyu mwanya rero dufite umukozi w'Imana, nibwo twamwakira ku Muremyi TV. Umukozi w'Imana, Imana yahaye umugisha, namwe murabyibonera n'ukuntu ubona areba, n'ukuntu ubona mbese ameze neza, wabyibwira. Ntago ari babakozi b'Imana basabiriza cyangwa mbese bashonje. Imana yamuhaye umugisha, siko bimeze cyane. Rero reka tumwakire atwibwire ku Muremyi TV, narangiza adusengere, noneho akomeze n'iby'Imana yamuhaye. Urakoze cyane umukozi w'Imana kutwakira ku Muremyi TV. Amazina yanjye ni Evangeliste Eli. Mbere yuko dusenga nanjye maje gusuhuza abantu bose bakunda gukurikira ibiganiro binyura ku Muremyi TV, kuko impamvu yabyo si uko tuba ducuruza, ahubwo turagira ngo abantu babimenye ukuri. Amen. Turagira ngo abantu bamenye ukuri kw'ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana, ukuri kw'ijambo ry'Imana niryo rizatubatura. Yego. Ntabwo tuzaha, hari abantu batubona kuri ku Muremyi TV bakagira ngo turi mu gushaka amafaranga, no. Kuko amafaranga hari izindi nzira abantu bayakuramo. Ariko kuko tugeze mu isi y'ikoranabuhanga, dukeneye ko abantu bose bamenye ijambo ry'Imana, bakamenya umukiza, bakamenya umwami w'amahoro, bakamenya n'utanga amahoro bagakizwa. Noneho mpamvu ntanze ubusobanuro kugira ngo abantu babitandukanye. Hari abantu babona abantu bari kurishaka kuri kamera y'Umuremyi TV bavuga bariya nabo, no. Ntabwo dusabiriza, ahubwo turagira ngo ubwami bw'Imana bwogere busakare muri Afurika, i Burayi n'ibindi bihugu byose byumva umwami ko ari umwami w'amahoro. Umuntu wese ushobora kumva Ikinyarwanda ubuza amahoro amenye ko amahoro yuzuye ari muri Kristo. Murakoze, reka dushima Imana kugira ngo twinjire mu cy'Imana yashyize ku mutima wacu. Turagushimiye Uwiteka, witwa ndiho uzahoraho, ubasha ibyo abantu batabasha, niwe ubasha kumvura imvune zo mu mitima. Iri jambo ryawe rero ngiye kuvuga ryantanze kubaho.
uryuzuze muri nge, kandi rizagire n'umumaro ukomeye ku uzatega amatwi wese ku kiganiro kuri kamera z'Umuremyi TV. Ndagushimiye kubyumvishe kandi ukoze ni mu izina rya Yesu, amen. Reka dufate Bibiliya dusome igitabo cya kabiri cy'Ingoma cyangwa Ingoma za kabiri. Turasoma ibice ni 32 ku murongo turahera ku murongo wa 7. Hari ijambo rivuze ngo nimukomere mushikame ntimutinye, kandi ntimukurwe umutima n'umwami wa Ashuri cyangwa ingabo ze zose ziri kumwe nawe, kuko iyo turi kumwe ikomeye iruta abari kumwe nawe. Mu ruhande rwe ari kumwe n'amaboko y'umubiri, ariko mu ruhande rwacu turi kumwe n'Uwiteka Imana yacu, niyo idutabara kandi ije kuturwanirira intambara zacu. Nuko abantu bishingikiriza ku magambo ya Hezekiya umwami w'Abayuda, amen. Imana ibaho umugisha. Dore ko muri iki gihe turi no mu gihe cyo dukeneye ihumure cyane, kubera imitima yacu yahungabanye kubw'amateka y'ibyatubayeho mu gihugu. Uyu ni umugabo Hezekiya yari ageze mu bihe bikomeye, ari guhigwa n'umwami wa Ashuri. Uyu mwami wa Ashuri yari umugabo w'umugome. Nuko arebye ukuntu arimo ahigwa, arebye ukuntu arimo arwanywa, arebye uyu mwami wa Ashuri ubukana afite, arebye ubwoko bwabo bw'Abisiraheli ukuntu butugarijwe n'uyu mugabo Senakeribu, aravuga ngo nta kindi bene data turi muri uru rugendo, ntimuheranwe n'amateka ngo mwibagirwe yuko hari n'ibindi bikomeye Imana yadukoreye. Ahita bandikira urwandiko rw'Ingoma za kabiri ibice 32 n'umurongo waho wa 7. Arababwira ngo umva bene data nimukomere. Reka ngihagaza ntangariza umuntu wese unyumva kuri kamera z'Umuremyi TV, ntarebe amakuba n'ibyaga afite, ntarebe ibimugose, ntarebe ibimwugarije, ngo yumve ko amaboko y'Imana atagikora, ngo yumve ko agezeho arambitse kwizera no kwihangana. No, uyu mugabo Hezekiya ahita abwira abo bari kumwe aravuga ngo nimukomere. Ntangarije abanyarwanda ngo nibakomere. Iyadukuye mu icuraburindi ry'umwijima n'ubundi iracyakora. Arababwira ngo kandi nimukurwe umutima. Nta mpamvu yo gukuka umutima, iyatuvuzeho idufiteho umugambi nk'abanyarwanda izakomeza kuturengera. Idufiteho umugambi izagomeza kutubundikiza amababa yayo. Timumva inkuru z'impuha ngo mutinye. Imana ifite ububasha bwo kwimura imisozi. Imana ifite ububasha bwo kwimura ibiturwanyije. Aravuga ati si ugukomera gusa, nimukurwe n'umutima. Ufite amajwi menshi ari kukubwira ko upfuye, hari amajwi menshi uri kumva ukumva ko birangiye, ariko muri aya masaha nje ku Muremyi TV kukubwira ngo ntabwo birangiye ahubwo biratangiye. Nje ku Muremyi TV kukubwira ngo iyagutabaye ntiyapfuye ntiginapfa. Nje ku Muremyi TV kukubwira ko amaboko y'Imana ari akomeye atarangiye, ntabwo ukuboko kwayo kwapfuye na pirito kwaheze, n'ugutwi kw'Imana ntikwapfuye ngo inanirwe gukiza. Uyu mugabo Hezekiya aravuga ngo aba bantu nintababwira amagambo y'ihumure. Dukeneye abantu bo kutubwira amagambo y'ihumure. Twumvisha amagambo mara duca imitima, twumvisha amagambo twereka ko nta gutabarwa,
wumvishe amagambo akwereka ko ubuzima buhagaze, ariko nkuzaniye ijambo ry'ihumure ku Muremyi TV Imana ishimwe rikubwira ngo iyakurengeye, iyakwambukije urupfu rukomeye n'ubu iracyakora, iyagukuyeho umwaka n'ubu yagukuraho undi, iyagukuye mu buzima bubi wari urimo n'ubundi iracyafite imbaraga, iyagucije inzara yakuryaga n'ubundi iracyabasha kugukiza, iyagukuyeho urupfu n'ubundi iracyabasha kugukuraho urupfu. Ntugire ubwoba, iyakurinze muri bya byago n'amakuba wabonaga imbere yawe ukabona ko uwabonaga ko birangiye ikakurinda n'ubundi iracyakora. Amen. Ezekiya rero arangije yandikira ubu bwoko aravuga ngo kandi cyitonderwa bene data ntibukurwe umutima n'umwami wa Ashuri. Ubu abantu bafite Ashuri w'ubukene ubabwira ko ibiryo byahenze, abantu bafite ubwoba bwa Ashuri wo kubereka ko ubuzima bugoye, abantu bafite ubwoba bwo ko Ashuri arimo ababwira ati ikiro cy'ibintu runaka cyageze kuraya, ubuzima burahenze. Ariko ntimugire ubwoba kuko amaboko y'Imana ni magari. Nuko ngo uyu mugabo Hezekiya abwira iteraniro cyangwa abo bari kumwe arabwira ngo kandi ntimukurwe umutima n'uyu mugabo. Ubundi kugira ngo ubwire umuntu ngo ntukurwe umutima nuko hari ibikutu yabonaga byo kumukura umutima. Njaje kukubwira iki, ntabwo ukwiye kwiyicarira ngo wumve ko ubuzima utagomba kubushaka. Shaka ubuzima, noneho mu gushaka ubuzima Imana itangemo umugisha. Ikindi cya kabiri, impamvu yo kudakurwa umutima n'umwami wa Ashuri, uyu mwami ajya aragira ariko Imana ntigiragira. Uyu mwami afite iherezo ariko Imana ntigira iherezo. Ndafashijwe. uyu mwami agira garaje ariko Imana nta garanti igira. Uyu mwami avuga ibintu ntibisohore ariko Imana ivuga ibintu bizasohora. Uyu mwami mbese yubakiye ku mbaraga z'umubiri ariko Imana yubakiye ku by'iteka ryose. Ezekiya agira gusubiza umutima inyuma, yibuka imirimo y'Imana, yibuka umunsi ku nyanja itukura ibyahabereye, yibuka ko Abisirayeli bahageze n'ubundi bari kumwe na Mose nta kindi cyabakije ari amaboko y'Imana. Yibuka umunsi umwana wa Yayiro yapfaga ko nta wundi wamuzuye uretse amaboko y'Imana. Yibuka umunsi umugabo bita Lazaro apfa ko nta wundi wamuzuye uretse amaboko y'Imana. Arabwira ngo rero uwakoze ibyo ngibyo n'ubu turacyari kumwe, uwakoze ibyo ngibyo n'ubundi turacyagendana, uwakoze ibyo ngibyo n'ubundi aracyari mu ruhande rwacu. Imana ishimwe. Uwaturekoye urupfu rukomeye n'ubundi aracyahari. Yewe umva ijambo ry'ubuhanuzi Ezekiya ahanuye, umva ijambo ry'ubuhanuzi mbazaniye ku Muremyi TV. Amaboko y'Imana arakomeye. Ntimutinye, ntimugire ubwoba, ntimukurwe umutima n'umwami wa Ashuri. Yabarokoye urupfu rukomeye n'ubundi iracyabarokora, yabatabaye ahashize n'ubundi iracyafite imbaraga zo kubatabara. Humura nubwo ubona bikomeye, Imana iracyafite imbaraga. Humura nubwo ubona bikomeye, amaboko y'Imana aracyafite imbaraga. Humura nubwo ubona bikomeye, ukuboko kw'Imana ntikwaheze ngo ananirwe gukiza, n'ugutwi kwiwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva gusenga kw'abera. Nuko aramubwira ngo ntimukurwe umutima n'umwami wa Ashuri cyangwa ingabo ze zose ziri kumwe nawe, turi kumwe. Arangije aramubwira ngo mu ruhande rwe ari kumwe n'amaboko y'umubiri, ariko mu ruhande rwacu turi kumwe n'Uwiteka. Reka mvuge mu ruhande rwacu. Uyu mugabo Senakeribu we yari mu maboko y'umubiri, mu ruhande rwe hari amaboko y'umubiri. Niyo mpamvu Dawidi agiye gusura bene nyina asanga umugabo Goliyati yarabahejeje Abisirayeli mu mwobo. Ubu hari ibintu byaduhejeje mu myobo ariko bikeneye kuza ko Dawidi aza. Hari ibintu byaguhejeje mu mwobo ariko Dawidi araje ku buzima bwawe. Ngo nuko ngo aragenda ajya gusura bene nyina, ngo ageze yasanga ntawe ukivuga,
bose baba mu mwobo, ari abize igisirikare ari abize kurwana, babonaga gusa umutontomo w'uyu Goliyati bakavuga ngo ntacyo twavuga. Ariko reka ngutangarize ko nubwo ubona Goliyati imbere yawe akomeye, ntabwo akomeye kurusha Imana yaduhamagaye, ntabwo akomeye kurusha Imana yatwamenye, ntabwo akomeye kurusha Imana yatuvuzeho, ntabwo akomeye kurusha Imana idufitemo ifite urufunguzo rw'ibizaba. Ngo nuko Dawidi ahageze yihuza n'icyo Imana yavuze n'icyo Goliyati avuga. Icyo Goliyati yavugaga cyita kiburabona icyo Imana yavuze. Nuko ngo yihuje nuko Imana yavuze kazaba umwami, Goliyati aramubura. Noneho ikindi cya kabiri yihuje nacyo, yihuza n'idubu yarwanye nayo, asanga Goliyati ntafite imbaraga ziruta iz'idubu. Yihuje n'intare yishe, asanga Goliyati ntabwo afite imbaraga zirenze iz'intare. Reka nkubwire ko ibigukanuriye n'ibigushinyikiye n'ibiguteye ubwoba ntibiruta imbaraga z'Imana. Dawidi rero ngo amaze kwihuza n'ibyo yumva agize imbaraga. Ni wihuza n'icyo Imana yavuze uragira imbaraga ku buryo ubona nta gupfa guhari ahubwo ubona gukira. Ahita avuga ati ngewe ndumva uyu mugabo namwica. Rero hari abantu bavuga ibyiringiro byabo, uwamaze kunamuka kumva ko ibyo byiringiro avuze ari ukwikina. No, Dawidi impamvu yari abivuze, abo bagabo bahise bavuga bene nyina, harimo uwo bitabiga Eliyabu na Bashama, arabata ariko turabizi kuri inshomoke uje gukora iki hano? Twebwe twize igisirikare, wowe wibera mu rugo, none twatinye we ngo uje kurwana. Ariko reka nkubwire ijambo rikomeye, bize igisirikare cy'umubiri, Dawidi yiga icyo yigishijwe n'Imana. Bivuze ngo uwigishijwe n'Imana n'uwigishijwe n'umuntu baratandukanye. Dawidi aravuga ariko ngewe shinge, imva ikintu yirefereyeho. Arabati nshingiye ngewe imirimo y'Imana yankoresheje, nkica idubu nkica intare, uyu mugabo ntacyo avuze imbere yanjye, ntacyo avuze imbere y'Imana. Ikindi cya kabiri, shingiye yuko yavuze ko nzaba umwami, ntabwo Imana ivuga ngo ibeshye. Kuba yaravuze ko nzaba umwami, ntabwo ndi bugwe imbere ya Goliyati kandi ntaraba umwami. Arabati ahubwo ngewe mwanjyana kureba umwami, mwanjyanayo. Reka nkubwire, iyo uri kumwe n'Imana wumva ijwi abandi batumva, iyo ugendana n'Imana wumva ibyo abandi batumva, iyo uri mu mwanya umwe n'Imana irakuganiriza ukamenya ko urugamba ugiye muzarurwana ukarutsinda. Noneho baramujyana ngo bamujyana ibwami, Sawuli akikabona abona ni umuntu uciriritse. Abati ariko bite, ngenda ashaka kwicira uyu mugabo Goliyati. Ngo amurebera mu maso y'umubiri, abati wowe nukundeba. Ariko reka nkubwire ijambo rikomeye, Imana yuri mu Mana, yufite ubumana n'ubundi bungana n'Imana. Nshatse kukubwira ngo uko abantu bakubona sikuri, uko bambona siko ndi, mbunzwemo n'intare. Imana ishimwe. Intare itubunzemo irakomeye, intare itubunzemo ifite imbaraga, intare ikubunzemo wowe ifite imbaraga. Ntutinyishwe ubwoba rero n'uyu mwami wa Ashuri. Niyo mpamvu ngo Dawidi ngo ahita bamubwira ati ambara imyenda urebe. Ngo akiyambara yibuka ijambo rikomeye, yibuka ko nanesha uru rugamba yambaye imyenda iriho ikirangantego cyo kwa Sawuli, hazavugwa ubwo abasirikare ba Sawuli ko aribo banesheje. Aravuga ngo hoya, ndashaka kwamamaza Uwiteka, ibi bintu sinabimenyereye. Ubundi yabakinnye umutwe ntibamenye icyo ashatse kuvuga. Yanze ko abasirikare bo kwa Sawuli bazagenda bavuga ngo twanesheje Goliyati. Ahubwo aravuga ati no, aravuga ati ngewe nimureke ngende. Kubera iki? Yashaka kuvuga ngo niyica uyu mugabo Goliyati hazavugwa Imana, ntazavugwe Goliyati. Kuko yarwana niyo myenda, wari kumufotora bari kubona ko yambaye igisirikare cyo kwa Sawuli. Bavuga ngo umusirikare wo kwa Sawuli yishe Dawidi. Ahubwo Dawidi aravuga ati no, ndashaka guhamya Uwiteka, yambura iyo myenda. Ngo aragenda. Imana ishimwe. Kangaruke kuri uyu mugabo Hezekiya aravuga ati rero ntimukurwe umutima n'umwami wa Ashuri, kuko uyu mwami wa Ashuri mu ruhande rwe ari kumwe n'amaboko y'umubiri. Abantu barwanira mu mubiri ntibajya batsinda, ariko abarwanira mu mwuka
abarwana bari kumwe n'Imana baratsinda. Niyo mpamvu Dawidi we yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Arongera avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo nk'uko imisozi igose i Yerusalemu niko Uwiteka agose abantu be. Humura, Uwiteka aracyakugose. Humura, Uwiteka arakugose. Humura, Uwiteka arakugose, kuko ibyo ubona nk'imisozi ntabihari, hari Uwiteka. Amen. Ngo nuko aravuga ati kandi umva ijambo rikomeye mwa bantu mwe, iyo turi kumwe Imana ishimwe. Reka mvuga ko iyo turi kumwe, iyo turi kumwe niyo yadukuriye igihugu mu icuraburindi ry'umwijima. Iyo turi kumwe niyo yadukuyeho inzara, yadukijije inzara. Iyo turi kumwe niyo yagiye ihereza ababyeyi bari barabuze kubyara. Iyo turi kumwe niyo yambukije Abisirayeli inyanja itukura. Iyo turi kumwe niyo yakuye Saduraka na Meshake mu itanura ry'umuriro ryenyejejwe 7. Iyo turi kumwe Imana ishimwe niyo yadukuyeho umwaku. Iyo turi kumwe niyo yadukijije. Iyo turi kumwe niyo iturinze. Iyo turi kumwe niyo idutabara. Iyo turi kumwe niyo yadukuyeho ikimwaro. Iyi turi kumwe reka nyibabwire niyo yakije umugabo bita Lazaro, ubwo ngo Yesu ngo yababwiye ngo nimugende ngo ndaje muzure, bagategereza bagaheba impamvu Kristo yasibiye. Reka bari yo mvuga. Aba bafarisayo n'abasadukayo bahoraga bapinga Yesu. Aravuga ngo ndasibiye, nubwo ubone Uwiteka yasibiye ku buzima bwawe ntabwo azatuma uheranwa nabwo. Nubwo ubone Uwiteka yasibiye mu rugo rwawe, humura hari igihe ruzagera rukubakika. Nubwo ubone Uwiteka yasibiye muri business zawe ukabucuruza ugahomba, humura hari igihe nawe uzacuruza bikemera. Urubyaro hari igihe uzabyara. Nubwo ubone Uwiteka asibiye mu gutinda kubona akazi, waradepoje ahantu hatandukanye ntubona akazi, humura hari igihe azaza ukabona akazi. Icyo ashaka nuko abapingaga abari bazi ko akazi kaboneka ari ko umuntu yatanze ruswa y'inshimisha mubiri, arashaka kuzabereka ko no mu maboko y'Uwiteka havamo akazi. Amen. Humura rero ntiwigirire nabi. Ngo nuko ngo ageze agihinguka ku marembo neza asanga Marita niwe wari uri hanze. Ngo Marita kimona aramubwira ngo mwigisha yubaha ahantu, umusaza wacu ntaba yarapfuye. Umva 25 kunamubwiye kuri ibyo bice 11. Aramubwira ngo umva Marita we, ninge kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azongera beho. Humura nubwo wapfuye, ubona wapfuye, kuzuka turacyamufite ni Kristo. Humura nubwo ubona ibyawe byapfapfanye, turacyafite kuzuka ariwe Kristo. Humura nubwo ubona ibyawe nta nzira bifite, turacyafite ugitanga inzira mu buzima. Humura nubwo ubona ubwihebe bwaguheranye, umarisha vuna agahinda aracyahari ni Kristo. Imana ishimwe. Iyo turi kumwe izakwambutsa. Iyo uri kumwe nayo izagukiza. Reka mbaho urugero. Iyi ngiyi turi kumwe, ngo umubyeyi yegeze abyara umwana bita Mose, ngo ajya kumuhisha mu rufunzo, niko Bibiliya ivuga. Kuko iyo turi kumwe ngo iteze icyokere umukobwa wa Farawo, ngo ajya koga, ngo barimo boga n'abaja n'abagaragu n'abajakazi, ngo babona agafunzo mu nyanja, ngo agatuma abagaragu bagati mugende munzanire karaga, abajapirito mugende munzanire karaga. Ngo bakikamugeza bakabonye basanga harimo umwana, ngo bamurebye kuko iyo turi kumwe imenya imibabaro yacu. Baravuga ngo uyu mwana n'umwahaheburayo. Rega burya Imana iratuzi, Imana irakuzi, iza amarira yawe, iza agahinda kawe, ngo nuko ngo amugirira imbabazi. Imana ishimwe. Ibaze iyo turi kumwe, kubera ngo uwo mwana arindwe ko yatumye uwo mukobwa atajya muri pisine. Kuki atagiye muri pisine se akaya kwidumbaguza? Kwari kugira ngo ijisho rye ribone uwo mwana Mose. Kuko iyo turi kumwe hari icyo yamuvuzeho, kuko iyo turi kumwe yari mufiteho umugambi muremure, kuko iyo turi kumwe ntiyashakaga kwapfa. Ngo nuko ngo nyina yarananiwe guhora muhisha, ngo ananiwe. Nubwo ubona unaniwe n'amakuba umaranye igihe, nubwo unaniwe n'ibibazo by'urudaca,
ariko humura, Uwiteka arimo arategura umukobwa wa Farawo, arimo arategura igisubizo cyo kugutabara, arimo ategura ubuzima bwiza kuri wowe. Wowe unyumva waba uri mu bihugu bitandukanye, waba uri muri diaspora, waba uri mu Rwanda, waba uri muri Aziya, Uwiteka aracyafite imbaraga, aracyabashije, aracyakora. Uwiteka ntajya ananirwa, humura. Niyo mpamvu uyu mugabo Hezekiya yabwiye abo bari kumwe ngo ntimutinye. Iri jambo turivuze bwakira bugake. Ubundi kugira ngo ubwire umuntu ntutinye nuko hari ibyakamutinyishije, kandi no kugira ngo umubwire ngo ntutinye nuko wowe wibutse ko hari iby'Imana yakoze byarutaga iby'abantu bari kubona byako kanya. Bivuze ngo yaramubwiye ngo n'ubundi hari ibindi yakoze ku buzima bwacu, ntimwibagirwe. Ubundi ikintu cyica abantu, ikintu gitumye Satani atwica, nuko twibagirwa imirimo itangaje Imana yakoze ahashize. Ariko nje kubwira itangazo kugira kuri iyi channel Umuremyi TV, ntukurwe umutima n'umwami wa Ashuri. Aya masaha nkuzana ijambo ry'ihumure, ntukurwe umutima n'umwami wa Ashuri, kuko Uwiteka akomeye, kuko Uwiteka afite imbaraga, kuko Uwiteka agikiza, kuko Uwiteka avuga ijambo ijya avuza akarikurikirana ibihe n'ibihe. Humura, ntukurwe umutima n'umwami wa Ashuri. Mu ruhande rwe ari kumwe n'amaboko y'umubiri, ariko mu ruhande rwacu turi kumwe n'Uwiteka, aje kuturwanira intambara zacu zose, aje kuturwanira intambara. Uyu niwe wabwiye ubwoko bw'Isiraheli mu gitabo cyo Kuva, arababwira ngo kandi nzi imibabaro yanyu, nzi agahato mukoreshwa nzi n'ibyo mukoreshwa n'uburetwa bwose mukoreshwa mu Egiputa, ariko ubu none hanjye Uwiteka amanuwe no kubakura muri iyo mibabaro. Imana ishimwe. Uwiteka amanuwe no kugukura muri uyu mubabaro, ntutinyishwe n'uyu mwami wa Ashuri. Uwiteka arimo arapanga misiyo yo kugukiza icyago, Uwiteka arimo arapanga misiyo yo kugukiza uburwayi, Uwiteka arimo arapanga kugukiza inzara, Uwiteka arimo arapanga kugukuraho urupfu, Uwiteka arimo arapanga kugukuraho icyo kimwaro wabonaga imbere yawe. Imana ishimwe. no gutabara igihugu, no gutabara igihugu cyacu. Banyarwanda rero, ntimukurwe umutima n'umwami wa Ashuri. Imana iradukunda, izakomeza kuturokora urupfu rukomeye. Imana idufiteho umugambi mwiza. Ntimutinye uyu mwami wa Ashuri uburyo bwose yazamo. Imana yakumenye imbere y'uko abandi bose bakumenya. Imana yamenye imbere y'uko abandi bose bamenya. Imana ikuzi kurusha uko abandi bose bakuzi. Imana ikuzi kurusha uko uzi abana bawe. Imana ikuzi kurusha uko uzi umugore wawe cyangwa umugabo wawe. Ntukurwe umutima n'umwami wa Ashuri. Iri umuhande ari kumwe n'amaboko y'umubiri, ariko mu ruhande rwacu Imana ishimwe, turi kumwe n'Uwiteka aje kuturwanirira. Nje kuzana ijambo ryo kuri ku Umuremyi TV ubwira ngo mu ruhande rwawe uri kumwe n'Uwiteka, nubwo ubona ibyari bikwasamiye ntugire ubwoba, ntugire kugera kure siko gupfa, ntugire ubwoba. Mu ruhande rwacu turi kumwe n'Uwiteka Imana yacu. amen. Uyu Senakeribu azarangira. Reka nongereho uyu murongo wa 15 muri iki gice kugira ngo abantu babyumve neza. Haravuze ngo nuko rero Hezekiya ye kubashukashuka ngo abashukashuke atyo, kandi ntimumwemerere, kuko ari nta mana y'ishyanga ryose n'ubwami bwose yashoboye gukiza abantu bayo amaboko yanjye n'ayabasogokuruza banjye, kanswe Imana yanyu. Reka mvuge ko rikanswe. Uyu mugabo yafashe ibisekuru byarabiteranye ukuntu aribo bagiye bagundira ubwami, yumva ko azanagira na Hezekiya nabo bari kumwe ubwoko bw'Isiraheli ko ashaka, ariko yibagirwa ko Imana avuga atari ya yindi y'abasekuruza ipfa, atari ya yindi y'abasekuruza ireba itagira, ifite amaso ariko itabona, ifite intoki ariko idakora. Arangije ashyiraho ijambo ry'agasuzuguro ngo kanswe Imana yanyu. Nuko ngo Imana yohereza marayika aramukubita uyu Senakeribu ngo ahiwe harabura. Reka ngutangarize ko nubwo ubona ibintu ukabona bigutinzeho, ariko Imana dufite ntabwo ijinanirwa.
yegeze iyereka umugabo Nebukadinezeri ubwo yashakaga kwica aba bahungu uko ari batatu, ngo kubera iteka n'itegeko ryabo, ngo rimwe amwereka ko abasha kurindira no mu muriro, ngo bawenyegeje karindwi ngo Imana ihita imanuka ijya muri wa muriro. Reka nkubwire ko Imana imanukiye kujya guhagarara ku kibazo cyawe wari ufite. Reka nkubwire ko muri aya masaha Imana imanukiye kubera ko udakuye gukurwa umutima n'uyu mwami wa Ashuri, imanukiye kwicara mu kibazo cyawe wari ufite. Imana imanukiye guhagarara mu kibazo cyawe wari ufite. Imana imanukiye kukurengera ibyari kukwica ntibikikwishe, ibyari bikwasamiye. Imana ibimenyaza imbaraga mu magambo make. Imana ibimenyaza imbaraga. Reka dusoze, ariko dusoreze kuri iri jambo kugira ngo muryumve neza. Mu murongo wa 8 muri bya bice 32 bikwasomye aravuze ngo mu ruhande rwe ari kumwe n'amaboko y'umubiri, ariko mu ruhande rwacu turi kumwe n'Uwiteka Imana yacu, niyo idutabara kandi ije kuturwanirira intambara zacu. Amen. Niyo idutabara. Bivuze ngo nta wundi wo kwishingikiriza uretse Uwiteka, kandi ije imanuwe no kuturwanira intambara zacu. Bivuze ngo ijambo Imana ivuze ringana no gukora. Imana niyo ivuze ngo ije kuturwanirira intambara zacu zose. Humura rero intambara zose wari ufite mwene data. Nguzaniye ijambo ry'ihumure kuri Umuremyi TV rikubwira ngo intambara wari ufite Imana ije kuzikemura, Imana ije kuzirwana, Imana ije kuzihagararamo, Imana ije kuzirangiza, Imana ije kwigaragaza, Imana ije gutabara abageragezwa bose. Imana imanuwe no kukurengera. Imana iraje ngo yabonye amarira yawe, iza gahindugirira mu mashuka amarira uriramo, iza aho uryama, iziko nubwo ugenda mu modoka ariko udafite umunezero, iziko nubwo ufite ubuzima bugaragarira abantu ko aho bufatika ariko hari ibindi bikuruza, iziko nubwo ubona ugaragara mu bantu nk'ufite ubuzima bwiza ariko ufite n'ibindi bikurushya. Imana ije kukumara umubabaro. Imana ije kukumara umubabaro. Ngo iraje iriyiziye. Iri ni ijambo Imana ivuze, kandi ntabwo ari evangeliste rurivuze. Hoya, ni ijambo Imana ivuze. Ivuze ko ije kukumara umubabaro. Tegereza Uwiteka wihanganye. Tegereza Uwiteka wihanganye. We kugomera Uwiteka, ntusubire inyuma mu byaha ni habi. Shitani niho yicira abantu. Ahubwo komeza imbere, songa mbere. Iyagutabaye n'ubundi iracyahari, iyakurengeye n'ubundi iracyahari. Komeza ujye imbere, ntutinye, wowe wirinde ibyaha. Imana yanga icyaha n'igisa nacyo. Irinde ibyaha, utumbire umusaraba. Muri Yesu harimo byose. Muri Yesu harimo imbaraga, muri Yesu harimo ubushobozi, muri Yesu harimo gukiza, harimo gutabara, harimo kukurengera, harimo gukiza amakuba n'ibyago. Humura rero, yakurengeye urupfu rukomeye rutyo, iracyakomeje kuturengera. Nibutse ijambo umugaragu wawe Uwiteka yavuze. Ijambo riri mu Baroma, yaravuze ngo Uwiteka ari mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Uwiteka ko ari uri mu ruhande rwacu, Imana ishimwe. Umubisha wacu ninde? Humura, Uwiteka rero ari mu ruhande rwawe. Ibyo wabonaga nk'umubisha ntabihari. Impamvu ngubwiye ngo iri jambo ntabihari, ushobora kumbwira ngo ko uyu mugabo avuze ko ntabihari kandi nkiri kubireba. Reka nkubwire impamvu ntabihari. Nuko Uwiteka abwira Mose, yaramubwiye ngo mukomeze, kandi bari bageze ku nyanja nta nzira igihari. Inyuma ari amagare ya Farawo, iburyo n'ibumoso ari imisozi batashobora kuzamuka cyangwa kurira. Impamvu Imana nanjye nkubwire iryo jambo kugira ngo uryumve neza. Impamvu ngiye ngo Uwiteka ari mu ruhande rwawe, nta mubisha uhari. Nuko Uwiteka, wowe ibyo ubona nk'intambara, ibyo ubona nk'ibibazo, Imana kubikemura ni mu matsiyerisi. Ibwira Mose ngo nakomeze, abona nta nzira. Nuko nyine Mose mu maso yawe y'umubiri abona nta butabazi, ariko Imana buri aho ngaho. Bivuze ngo inzara n'ibiryo biraturanye. Bivuze ngo agahinda n'umunezero biri kumwe. Havaho agahinda hinjira umunezero w'Imana. Bivuze ngo inzara no kurya biri kumwe. Bivuze kutinda kubona urubyaro no kubona urubyaro biri kumwe. Hazavaho kubura urubyaro haboneka kubona urubyaro.
bivuze ngo ubukene n'akazi cyangwa ubushomeri n'akazi biri kumwe, havuyeho ubushomeri hinjiye akazi. Imana ishimwe. Ubukene n'ubukire biraturanye. Ntutinye, ntugire ubwoba mwene data. Nari nkuzaniye ijambo rikubwira ngo ntutinyishwe n'umwami wa Ashuri, kuko Imana iyo turi kumwe iruta imbaraga zose z'ibiturwanya n'ibikurwanya. Iyo turi kumwe irakomeye. Ntukurwe umutima n'uyu mwami wa Ashuri, kuko wibuke nawe wongere witekerezeho, wibuke yakurengeye hashize, urasanga yarakoze imirimo ikomeye ku buryo ubona imbaraga urwanisha amajwi ya shitani kwereka ko upfuye. Nta gupfa kuhari mu izina rya Yesu. Hari ugutabarwa n'Imana yacu, hari ukurengerwa n'Imana yacu, hari uguhindurirwa amateka n'Imana yacu. Mbese umva ko nta gupfa kuri hari, ahubwo Imana ije kudurwanira intambara zacu zose, ni mu izina rya Yesu. Amen. Turagushimira Uwiteka, niwe waduhamagaye kandi niwe watuzanye kugira ngo tukuvugire. Rero twari ku Muremyi TV tubwira abantu ngo nibakomere, bashikame, ntibakurwe umutima n'umwami wa Ashuri, kuko Imana dufite, Imana twizeye, ibasha kwicaza ibyari bihagurukiye umuntu wari we wese. Rero wicaza amakuba yarahagurukiye ubwoko bwawe, ukubite hasi imbaraga zose za Senakeribu ku buzima bw'ubwoko bwawe, umenagura imisozi yose yagaragaraga imbere y'abantu bawe, bacyamike binjire mu masezerano yabo, ni mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Shalom, shalom. Imana ibamugisha. Urakoze cyane mukozi w'Imana, kandi Imana iguha umugisha. Utwigishije ijambo ryiza cyane. Twere gutinya umwami wa Ashuri, twere gutinya n'ibibazo Ashuri. Twere kumutinya. None abagukenera kugira ngo wenda ube wabasengera, hari abafite za Ashuri zitandukanye zibagoye, kugira ngo kandi niba uri kubigisha Ashuri bere gutinya, ufite kuba wabasengera noneho nabo bagakomera. Abagukenera bagukenera kuri iyo nimero. Bankenera kuri nimero 0782 25 26 isubiremo 0788 25 26 07. Yego, urakoze cyane mukozi w'Imana. Imana iguha umugisha, kandi ndatekereza ko nitugukenera ubutaha tuzongera tukongera tukavuga Imana, tukabwira abantu b'Imana, tukabahumuriza. Impamvu nzaboneka ntabwo tuvuga ibyo kwikiza, ibyo dutanga ni iby'Imana. Haleluya. Ubutumwa dutanga si ubw'abantu, si ubwacu, ni ubw'Imana ishaka ko abantu babona. Amen. Kuko abantu baheranywe n'agahinda, kandi ukiza agahinda ari Kristo. Niyo mpamvu rero nuwongera no kumpamagara, nzakwitaba, kuko ibyo dushaka kubwira abanyarwanda ndetse n'abumva ikinyarwanda nibibavana mu mfuruka shitani ashaka kwiciramo abantu, abereka ko Imana itagikora, kandi Imana iracyakora. Imana iracyakora. Noneho ndagira ngo mbwire n'abantu bose banyumva yuko Imana, abantu kubera abantu benshi tugaragara tuvuga Imana ariko ntiduse n'ibyo tuvuga, bamaze kunamuka, abandi bumva ko ibyo bintu bimeze nk'ubwesikora. No, Imana iracyakora. Imana iracyafite ububasha, ijambo ryayo riracyakiza, uryizera wese riracyamuzura. Amen. Nicyo nasorezaho. Imana iguha umugisha. Murakoze cyane. Nukuri nanjye nagukunze nk'umunyamakuru uri kuri kamera, kandi ndatekereza ko n'abadukurikira n'abazadukurikira muramukunda rwose, muramubona, n'umukozi w'Imana. Reka namwe abatari bakanda subscribe muyikande, kandi mudushyire na comment, mutubwire uko bimeze nuko byabe, bese ko kiganiro mwakibonye, kandi nabyo turabikunda cyane. Reka tubashimire rero mu gihe umugoroba mwiza, kandi muhahe muronke. Imana ibarinde, Imana ibakurireho Ashuri mu izina rya Yesu Kristo. Amen.